ubuzima mujya mudufata mukadufata nk'ikigoryi bro uzi ko ufata ukafata nk'ikigoryi kweri ubwo se amafaranga nagusigiye ayo naguhaye warambwiye ngo uranyoherereze si twari twavuganye ngo ugiye kugura nuzo ngo ugiye urahita uyanyohereza nahuye n'ibibazo wamwe ngo ugiye gura itungo mu isoko urambwira ngo uraza kuyanyohereza ndavuga Kigali uzanyeza kuri phone none warayampaye barayanyibye ariko ubwo se naho nabangira umutima naguhanda amafaranga nayo nakuguje utaraya ukabyawe nzoyakigira rimwe uzareka ko byara naho nago nisi hamba bari okabyara umva nkubwire mwana ibi bihe tugezemo nawe urabizi 2024 kanze nkubwire ukigiye tugezemo nicyo gusesagura amafaranga mwana oya ndabizi ubwo se ko ujya gukora ikiyede amafaranga yabona bakayaguhashize iminsi 3 kuki ngiye iriye umuzigo mbandi gusunika hari ahantu nizeye cyakuzajya ku uruvuze ngo ushaka kuzajya ugira ute ahantu mfite akaguru ubwo nanaguru kubeshya gusa nk'igisambo ahantu oya ahantu mfite akaguru nizajya Imana do kahagaze inote y'ijana warahi do natenya guhereza nkadankukyaho cya kimwe cya kabiri ase mwaburuza ahantu mvuye nizajya Imana ntayago inde ko bazaza ahantu mvuye nashaka ubuvuye yongiye kashimbe twingise bose nga sizo njuguru kunera ngo fata amaguru wego gagure bihumbishana buro no ingurube igurindi oya sebo sibye ko nanjye ndengereye ariko reka nze nkubaze Mana kaje nkubwire niba ushaka kuzabana n'abantu neza ukumva ushaka kugira ngo agire ikintu ugeraho uzigira inyangamugayo gasana natantwarira ingurube nako ingurube yangiriya n'ingurube yanjye nako mbese ari ingurube yanjye nzayigurisha ejo bundi n'izina ry'Imana se kuki mu bisambo Mana mukita abandi bisambo ntabwo ndi gisambo utangiye kwita gasana igisambo yigeza kwiye reka tubyihorere bose wambabariye mfasha do umunsi w'ejo ejo niduhura ese kanubwira ibintu ugiye gukora ngiye butuvugana ndi kugenda sibyo cyakasika abandi batanyirukana ibintu ugiye gukora ubu none abikihutirwa ku mafaranga ejo wari kuzayansubiza nari kuguha waretse ukazabikora ejo kuri ayo mafaranga yawe okabyara ubu koko ameze nabi ubu burira ntamugezeho indese kandi urabizi ko ari kure nyine nde sinakubwiye se ko mfite umugore ese urubyehereye wamubwiye se kaji wawe kabanza nawe ukishakisha ukiteza basi niba udafite nayo bitanu ndeberamo nayo gatike basi byonyine ndi yaranje warimutse se warimutse oya Inimbwira niba warimutse basi oya ngiye kwa muganga nyine yageze kwa muganga ngo ufite indimi nka 400 cyane kubona umeze nabi ariko ngiye mwana imikino tangiye gusesetsa ikiburiye boss nyine ibyo rakubwiraga wowe mpa amafaranga ejo umunsi w'ejo do so wabagagira umutima wo kuyaguha undi ko utangiye kwisetsa nk'agakobwa akaba ari gutereta unyandikira bimenye uzira ngo ndakwishimiye n'amafaranga yanjye wajyanye mwana ndayaguha ejo do umunsi w'ejo uzaturika akubona sigaye ubona itabi amaso yawe kuno gabaye oya hasi mbabarira rwose cyane sha urubyiruko turagowe ubwo yani yafate witonze uzayamba yica nkundira icyo ejo nk'iki gihe nzabanyamo twe ngiye nongera kuyintekera mwana nawe n'ibintu byinshi byambabaje turi inshuti nawe n'ibintu byinshi byambabaje turi inshuti wowe ejo nzayaguha nigendere igihe naguhamagariye ntabwo wanyumvaga ariko se nawe rwose nabona kumva nubwo nari nkwitaye kuko utanyitaho ngo urebe abasore nkanjye biboga ubu urabona wazita kurinde gasore wa musore ukuntu usajya ngo yaruka koga mama wawe akiguterura ibi ni akazi ngo reba ukuntu ubu se uramesa ubu mba mvuye mu kazi ariko uvuye mu kazi wakumva niyo waba ukora akazi waba usa n'ingegera umusatsi wawe wowe uheruka kuwusokoza ryari ko tuvugishije atari akazi se ni akazi nk'ubu ngubu mba mfite ibifaranga ngewe rwose nabikwereka ubu ngubu urabona nawe uri isabune kugoroye nuza 500 se 500 aho wavuriye mu ishuri koko urabona utarahindutse ingegera ntabwo uba umeze nk'abandi bose kodi yawe ujya umenya ko no kambwire nk'ingegero ujya umenya ko ngukunda yanjye ntabwo nakundana n'umuntu usa nawe ngaho reba ukuntu usiriye reba ibipira wambaye amakabutura warayaciye ubwo nawe ukabona umuntu ibintu by'abasitari none ntabwo njya nkundana n'abasitari kandi mu gihe nyikeneye kwiga njye ntukanyigerereze wanze kwiga
ujya muri mayibobo ubundi utaniye na mayibobo. Kubera se mabuja gete nkwereka ukuntu nteye uteye utese nkunda njyewe ntago nagukunda reba ujye uhera indwara rw'inurwa ugeze ku masatsi ubwo se uba ubona usa n'abantu siko wajya ngo uriye igisimba ariko uba muri borodire ntabwo uba muri borodire wa muntu yego nda gushyiramo umutima mubi nk'uwo nguwo aya njye ntabwo nakundana na koko iki haya n'ukuntu rwose ntabwo bize ukuntu kera nakwemera kankubwira urumva n'undi munsi ntuzongere kumenyera umaze gukura ariko ubu n'ubona ukuntu ndenze uzi abantu baba banyifuza njye nta nubwo nakwifuza mu gihe nkeneye iterambere ntabwo ngewe nakwifuza muri wowe no mu mutwe wanjye n'undi muhungu ari we wese mbiseriye mbihagazeho n'amaguru yanjye wanyirengeshwa njyewe bisitari ariko kandi ubu uzaba umusitari ubwo wowe waretse ishuri reba ukuntu usa ukibana na mama wawe reba ariho reba ibi bintu wowe usa n'utangiye no kuzana no kumenyana njye natankwemeza unyemeza wowe ntabwo wanyemeza no mu buzima naho nakandagira wowe ntabwo wahakandagira si wahakandagira niyo warara ugenda bugake ntabwo wakandagira aho nanyuma aho ngo turago babona ndi kwingiga kaka ubwo se urabona njye nsana nyine ubwo urabona nsana ubu koko ariko sha muragenda mu bumusiye munarya turya ibiki ariko sha ahanje wambabare ntukomeze kumenyera uzi ko wowe n'abarenze wowe iwabo baba mu bipangu bafite amamodoka uzi ko nta n'umwe ujya unkoraho none wowe umeze nka mayibobo uza kunkoraho ku bigenze bibi ariko se aho utavuge ko basi utigeze unankunda wowe sinigeze kuko nsa nabi se basi se nisubiyeho basi nanjye nawe urabona ko nacyandi umusore w'ibogari ikibazo cyawe ni kimwe cyambere wavuye mu ishuri ntiwiga njye nkeneye kwiga nkarangiza babarumvi unyibagirwe no mu maso yawe ubu isura yanjye uyisibemo ubu ndamutse niyitayeho nkisubiraho ntabwo wakiyitaho niyo wagenda mu ndege njye ntabwo nagendana nawe ngo njye nazaza njye navuga ngo mfite zabagabo gusa wawe uri umugabo ubwo nagenda umunsi wambwira ngo tujyane ngo njye kukwereka mu rugo nkagenda nkabwira mama ati mama dore nkuzanira umukwe gusa waba uri umukwe cyangwa ni mayibobo naba ndaruje mu muhanda niyo wakisubiraho n'abarenze wowe uzabona hanze wowe ntabwo mbabarira njyewe nkeneye yuko imbere hanjye hazaba heza ntabwo nshaka kuzabana na mayibobo Whoa, hey. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Do you understand? abandi tungana basa neza ngomba guhiga ikintu nanjye nkakora nkava muri ubu mayibobo bose nkasubira ku ishuri nanjye nkayakomeza dore ko sibyo kwigisha ari guma nabyo bitari byarananiye ibitoki bya kanaka mbivemo guteka imitwe tomorrow. Hey.
se sinandi kwahira twatse hano iki kwa matungo mbeshye ngo ufite umugore ngo amafaranga yanjye mbeshye ngo ufite umugore gira vuba se ndi kwigendera da byo nigiriye kise kandi wowe amafaranga yanjye wa muhungu nako wa mugabo we da numva ngo uri umugabo sikutavuga nawe ndi kubwira mwana ma amafaranga yanjye amafaranga yanjye none se iki ko ntarayabona ese ufite umugore wawe umugore wanjye ararwaye rwose mbabarira mfasha mbabarira rwose Jean-Pierre fasha umugore wanjye ararwaye naragufashije mu mafaranga yanjye umugore wawe abahe ariko mu bihe bitaro bacumugane mu Kinyarwanda ngo wifuza icyo azabona ngo aravanga icyama nkapfa n'ubundi azanapfa niba uhemukingiye ugahemukira undi ku musozi ugahemukira undi ejo buri se numbishe ibyo biteke by'abandi amafaranga ubundi ukorera uyashyira ibyo bitoki bya Gaspard byo wivuga ahubwo byo na mudugudu hari yatata twumva kabyaro ntabwo nayabona nyine mu mafaranga yanjye mwana se kuma amafaranga yanjye bisaba iki bro ntabwo nayabona kabyaro njyewe niba naraguhaye narayakorega mvunye ukayajyana ubuzingo ndetse ubundi ubu n'urugero tuvuga ubu koko umugore umuzanye bikaba ngombwa ko tugufasha njye nagufasha cyangwa se bura ntabwo uzongera kunkena mu buzima bwanjye mvuga ati yatware ubwo ntuzongere kunkenera ikintu cya mbere gituma umuntu arakara ni ukubwira umuntu akagira ute ntagusubize ibyo ndi kubwira uri kubyumva mu mafaranga yanjye Meza amafaranga ntabwo ukira nawe wakabyaro wase tukumvikana meza amafaranga wakabyaro wase tukumvikana mereza amafaranga yanjye ariko yes wakabyaro ndikubwira ngo meza amafaranga wase tukumvikana shamani shyira hano wakabyaro shyira hano wase tukumvikana ko cyane wakigiraho wase tukumvikana wareta tukumvikana wampa amafaranga nk'igendera kandi igisata cy'aho murezi ko nayariye koko se kafu n'umuheto